ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu nibwo ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko YouTube hatangiye gukwirakwira inkuru zivuga ko Miss Uwicyeza Pamela usanzwe ari umugore w'icyamamare mu buhanzi nyarwanda Mugisha Benjamin cyangwa se The Ben avuga ko yabyaye. Ibyo kubyara byo ntabwo byari inkuru, ahubwo icyatangaje benshi nuko nk'umwana yabyaye byavugwaga ko adafite uruhu rwirabura rw'abanyafurika nyine, ahubwo ari umuzungu. Ubwo nyine bikaba byabisobanuye ko mu buryo bw'ako kanya uwo mwana Pamela yabyaye yaba atari uwa The Ben ahubwo ari umwana yabyaranye n'umuzungu. Ibi byatigisha imbuga nkoranyambaga, ariko ba nyir'ubwite ntacyo bigeze babitangazaho. Ubwo nari ndi gutegura iki kiganiro nanyarukiye ku rukuta rwa Instagram rwa Uwicyeza Pamela, nasanga amafoto na video bigaragaza ko byafashwe vuba bimugaragaza gitwite, bisobanuye ko izo nkuru zari bihuha zateguwe na babandi bakorera kuri YouTube mu rwego rwo gushaka indonke no gushaka za views. Mu bihe bitandukanye Mugisha Benjamin The Ben yagiye abwira abafana bamukurikira kuri Instagram ko ibijyanye no gutwita no kubyara k'umugore we bazabimenya igihe cyanyacyo kigeze. Ariko se uyu Uwicyeza Pamela wabeshyewe kubyara umwana w'umuzungu nyamara atarabyara ni mu ntoki. Ibyo umuziho ntekereza ko ari byo bike cyane, bitewe n'uko adakunze kugaragara cyane mu bitangazamakuru. Mu magambo make navuga ko abayeho mu buzima bw'ibanga, kuko bityo umuziho birimo kuba yarigeze kwegukana ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda, hari niyo mpamvu ku izina rye bongeraho titre ya Miss akitwa Miss Pamela. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka kuri bimwe mu byaranze ubuzima n'amateka n'urugendo rwe rwo kwerekeza muri Miss Rwanda kuri Miss Uwicyeza Pamela kuva akiri muto kugeza magingo aya. Urasobanukirwa byinshi byiganje mu buzima bwe bw'ibanga, ibyo yanga ndetse n'ibyo akunda. Amazina ye ni Uwicyeza Pamela, yavutse ku itariki ya 31 Mutarama mu mwaka wa 2000, avukira mu karere ka Kicukiro umujyi wa Kigali. Avuka mu muryango w'abana batandatu. Mu bwana bwe yakunze kwibera kwa sekuru we, aho yari atuye mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro, n'ubundi akaba ari naho yize amashuri abanza. Uyu kandi yakunze no kuba mu karere ka Kayonza kubera ko ariho mama we yakoreraga. Ubwo yari asoje amashuri yisumbuye mu bijyanye n'amateka, ubukungu n'ubumenyi bw'isi byitwa HEG, icyo gihe yigaga ku kigo cyitwa PAD ku Kicukiro. Yaganiriwe na mukuru we amugira inama yo kwitabira irushanwa ryari rigiye kuba rya Miss Rwanda 2019, maze abanza kubitekerezaho cyane, ariko biza kurangira afashe umwanzuro wo kwiyandikisha. Uwicyeza Pamela ni umukobwa nyakubu, ni umubyeyi w'ubwiza ndetse n'ikimero gitangaje. Yatangiye kuba ikimenya bose mu mwaka wa 2019 ubwo yitabiraga irushanwa rya Miss Rwanda 2019, hakundwa n'abatari bake maze bamuhundagaza amajwi. Pamela ni umwe mu bakobwa batowe cyane muri SMS mu marushanwa ya Nyampinga w'u Rwanda, kuko yakunze gusoza ari ku mwanya wa gatatu mu matora kuri SMS, akurikiye mu Isaneza Josiane na Nisha Keza Bahera, ndetse bivugwa ko benshi mu basore aribo batoye cyane. Uwicyeza Pamela yitabira irushanwa rya Miss Rwanda ahagarariye intara y'Amajyepfo, afite imyaka 19 n'uburebure bwa metero 1 na santimetero 71, apima ibiro 68. Si irushanwa yitabiriye gusa, kuko muri 2019 n'ubundi yatoranyijwe nk'umukobwa uzahagararira u Rwanda mu irushanwa rikomeye ry'ubwiza ryabereye mu gihugu cya Zimbabwe. Irushanwa ryitwa Zuri Africa Queen rihuriza hamwe abakobwa batandukanye muri Afurika. Uwicyeza yigeze kuganira n'ikinyamakuru Igihe, akibwira ko yandikiwe n'abategurira irushanwa bakamumenyesha ko bamutoranyije biturutse ku nshuti ye yatumye bamumenya. Ati barantoranyije, barampamagara bambwira ko ari njye batoye uzahagararira u Rwanda, bitorera umukobwa bashaka, aharanyandikiye bambwira ko bantoranyije. Hari inshuti yanjye yagiyeyo umwaka ushize, yabahaye nimero zanjye bambwiye ko bantoranyije, ndabyemera, bahita banshyira mu itsinda rya WhatsApp ririmo abandi tuzajyana. Irushanwa ryahuriyemo abakobwa bo mu bihugu 22 ribera Harare mu murwa mukuru wa Zimbabwe. Kwa 21 Ukwakira 2019 abakobwa bose bari guhatana nibwo bageze muri iki gihugu ryabereyemo, bakora umwiherero w'icyumweru maze basubira mu bihugu byabo, babwirwa ko bazahamagara bakabwirwa umunsi nyirizina. Iri rushanwa ryari rigamije kwigisha abakobwa kwikunda no kwitinyuka ku mukobwa w'umunyafurika, ibikorwa by'urukundo no kwerekana umuco wa buri gihugu. Gusa iri rushanwa ntabwo uyu mukobwa yabashije kuryegukana, kuko yabonye ikamba ry'igisonga cya mbere. Ubwo Pamela yari ari muri iri rushanwa, ni nabwo yahuye n'umuhanzi The Ben, banahise banakundana bikomeye. Mu makuru The Ben yanyujije ku rubuga rwe n'umukunzi we Pamela, yagaragaje ko bwa mbere bahura byari tariki ya 24 Ugushyingo 2019 mu mujyi wa Nairobi mu gihugu cya Kenya. Ati icyo gihe ururimi rw'urukundo rudashobora kuvugwa rwahise rwiyerekana. Akomeza avuga ko icyo gihe yamubonanye byinshi byamukuriye birangajwe imbere n'inseko ye, bituma mwiyumvamo bidasanzwe, ndetse anatangira gutekereza ku hazaza hawe.
ati guhera uwo munsi umutima wanjye ntabwo wari ukiri uwanjye ahubwo wahise ubu. Uwicyeza ubwo yahuraga na The Ben muri 2019 yari yagiye muri Kenya yitabira irushanwa rya Miss Zuri African Queen mu gihe cy'umwiherero. Pamela yavuze ko nyuma yo guhura na The Ben muri icyo gihugu ari mu mwiherero w'irushanwa byamwanze mu nda bikarangira utorotse nubwo bitari byoroshye. Ati hari kuwa gatatu imvura igwa cyane gusa twese ntawakuraga ijisho ku wundi, amaso ntajya abeshya, ijwi rye gusetsa ndetse mu by'ukuri yahumuraga neza. The Ben yanjyanye kureba filime bwari ubwa mbere dusohokanye ndetse byatumye mukunda cyane. Ntabwo byari byoroshye kuva mu mwiherero wa Miss Zuri African Queen ariko nashatse umwanya wacu. Muri 2022 Uwicyeza avuga ko nyuma y'igihe yari amaze kunana na The Ben bageze aho barashyikirana cyane kugeza ubwo uyu muhanzi amusabye ko yamubera umugore undi ntiyazuyaza. Ati n'ubu ibyo bihe ntabwo njya mbyiyumvisha. Twajyanye muri Maldives kuko twese dukunda gutembera cyane, ubwo umukunzi wanjye yansabaga ko nazamubera umugore afashe impeta nziza cyane hagati mu nyanja y'Abahinde n'ibyishimo byinshi. Naravuze nti yego, naramwongoreye mu matwi ngo mbega igihe cyo kubaho. Akomeza avuga ko bitarangiriye aho ko aribwo basezeranye imbere y'amategeko, umunsi Pamela afata nk'uw'ibyishimo bidasanzwe. Kwa 31 Ukwakira 2022 nibwo The Ben na Uwicyeza basezeranye imbere y'amategeko kubana karamata, amagambo ashira ivuga ku batindaga ku rukundo rwabo. Aba bombi nyuma yo gusezerana imbere y'amategeko baje no gukora ubukwe, basezerana imbere y'Imana mu muhango wabereye mu rusengero rwa Église Vivante de Jésus Christ ruri ku Irebero mu karere ka Kicukiro. Ni umuhango wabaye ku itariki 23 Ukuboza 2023 saa 7 z'igicamunsi nibwo abatumiwe batangiye kwinjira mu rusengero. The Ben na Pamela binjiye mu rusengero bakomerwa mu mashyi menshi. Pasiteri uyobora Église Vivante mu Rwanda Gataha Strato abwira abari aho ko bari bategerejwe bahageze kandi bahawe ikaze. The Ben icyo gihe yari yaherekejwe na Tom Close umufasha akaboko atangira umuziki, naho Pamela Uwicyeza aherekezwa na mukuru we witwa Hilton. Abandi mu byamamare baherekeje impande zombi barimo Christopher Igor Mabano ndetse n'andi bumuntu. Pasiteri Kivu Edimo uyobora Église Vivante ku isi yigishije ijambo ry'Imana ashingiye ku murongo wo muri Bibiliya yise cyane ku rukundo. Nyuma yo gusezerana imbere y'Imana, gahunda yakomereje muri Kigali Convention Center muri gahunda yo kwakira abatumirwa. The Ben mu gihe cy'urukundo rwe na Pamela yagiye amutungura akamuha impano zitandukanye zigaragaza ingano y'urukundo amukunda, harimo telefone nziza cyane yigeze kumwohereza mu mwaka wa 2022. Iyi mpano ikaba yarabarirwaga muri miliyoni hafi 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Uyu mukobwa akaba yarayohererejwe ubwo yiteguraga kwizihiza isabukuru y'amavuko. Nanone kandi ntitwakwibagirwa indi mpano ikomeye cyane yamuhaye y'imodoka yo mu bwoko bwa Range Rover. Abasobanukiwe neza ibiciro by'imodoka zigezweho mu bushakashatsi bakoze bagaragaje ko ari yasohotse mu mwaka wa 2022 ku isoko mpuzamahanga yigura hagati $30,000 n'I50,000 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mukobwa yagiye avugwaho inkuru nyinshi ibitangazamakuru haba ibya hano mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze yarwo, ariko reka tugaruke kuri bimwe na bimwe byanavuzwe mu bitangazamakuru bya hano mu Rwanda. Aha ntitwakwibagirwa inkuru yigeze kuvuga ubwo hacicikanaga amashusho cyangwa video ari kuvuga ko bibaye byiza atazashaka umugabo ahubwo yazabyara gusa akarera abana ariko atabana n'umugabo. Ni ibintu byavugishije benshi bacika ururondogoro bavuga ko yo atari amagambo yakavuzwe n'umukobwa nka Pamela. Nanone kandi tukiri aho ntitwarenze ingohe amafoto yigeze kujya hanze yiyogoshesheje yamaze umusatsi. Uyu mukobwa ntakunze kugaragara afite umusatsi mwinshi, gusa kumubona yiyogoshesheje byatunguye benshi kuko akenshi igitsina gore kizwiho gukunda umusatsi. Hari imvugo nyinshi zigaragaza ko abagore n'umusatsi ari mahwi kugeza naho abantu bavuze ko ubwiza bw'umugore bugaragarira ku musatsi. Amafoto atandukanye yashyize kuri uru rubuga yaherekesheje amagambo agira ati Bald Season mu Kinyarwanda bisobanuye igihe cy'uruhara. Yongeye ashyiraho andi mashusho arimo indirimbo ya Beyonce na Wizkid bise Brown Skin Girl, ashyiraho amagambo agaragaza ko ari kwizihiza umunsi w'abagore awujyanisha n'amateka y'abirabura. Aya mafoto akimara kujya hanze abantu batangiye kuyatangaho ibitekerezo, bamwe bagaragaza ko yiyogoshesheje neza ariko benshi ntibanyuzwe n'uko agaragara. Ngaye nguko ngibyo bimwe mu bijyanye n'ubuzima n'amateka bya Miss Pamela. Inansoreje ikiganiro cy'umunsi nari nabateguriye.